rero hari abantu bahemuka. Ubwo rero yarashatse kumfungisha ntabwo urabyumva. Ndabyumva. Yarashatse kumfungisha. Urangije bagushyiramo bakubikamo. Ariko se muri gereza baraconga se? Iyo bogoshe baraconga? Oya ntago baconga. Kubera ko amaze iminsi ibiri mvuyemo. Nahise njya muri salo njya gukoresha tushe kugira ngo byibuze agasura kaze kameze fresh. Bankubita agacongo ntubona se? Ega impamvu ngewe ubona batari gushira isunzu. Urabona ngiye mbuka mu muryango ukiza uretse ko nyine umuryango ngiye waturanye. Ariko uri mu byaha. Izaba ari se n'inzira nyine ya satani nyine y'icyaha. Niba ufite niba uri fiyemeri ukazajya uhengera abana basinziriye kubera umugabo mwatandukanye ugahita mujya gukora kwaje gahunda mu buriri kwaje sibyo se uzabimo kwigisha abana bawe b'abakobwa nimba ubona bana nababyaye hari abagore bafite izo ngeso cyane barahari benshi ndahengera ngo umwana wanjye yasinziriye imitenguruka oya imiti namuhamagara ahubwo ku buriri bumwe kandi mwumva ngo ntiwikomange ugire gutya bagira inama rero abantu nk'abo ngabo rero niba tikosora yego mani izabahanisha umuriro w'itanura Hello guys, muraho neza rero Athena TV show. Uyu munsi twagarutse na Kayusi, agarutse Kayusi muramubona nari maze iminsi naramubuze. Kayusi ari waragiye. Muraho banyarwandakazi. Reka nisuhuza abantu kuri Athena TV show. Ndabizi mwari mu nkumbu rero ni garukero sasa. Ubwo ku bantu bari barambuze ndakita babwira nyene bisobanuro bizima byanyabyo. Imvo n'imvano so icyo nazize jewe Latina nari maze iminsi ndi mu bibazo nkuko uvuze ngo wari warambuze wari warambuze nyene naragiye ahantu nagiye mu igororero niho wari waragiye hari ibintu bashinjaga ariko bankuze iteza nyene ngombwa ko mba mfunzwe by'agateganyo so rero ndakomeza mbaze nyene ntutume mvuga ngiye nyene kuko aragufunze by'agateganyo umuntu niba uwo musatsi ya misatsi ya rouge brodo wayikuyeho ama tentire so nuvuga ngo ari ukuntu umuntu aba mu bana sibyo ni umukobwa wagiye kurubuga avuga ngo Kayusi ngo ngiye ngo namutenda yego sinzi nabyo niba warigeze ubibona ko nabibonye narabibonye ngo wamuteye inda ngumva ngo maze ngurangije ngo uragenda ngo biki ngo umwana w'ikinyendaro nabibonye narabibonye amagambo navuze hari amagambo atari meza navuze ndi kumuharabika nyine kuko nta mwiteze yego buriya abanyarwandakazi ntimukavuge ngo umwana ngo ni ikinyendaro irani imvugo mbi cyane ko ari umwana nk'abandi icyo nicyo nazize ntabwo nazize ngo nuko ngo ngenda ateye inda umukobwa nkuko bayumviraga ngo Kayusi ngo umutinganyi ngo ntagatera inda mu by'ukuri ngiye yarambeshaga ari ukumararika barugira ngo yizamukire anzamukire ngo atwike bwari uburyo bwo kugira ngo yitwikire so rero nagiye kubona nyine mbona baciye kumfata babahaye location y'ahantu ndi nyine uwo mukobwa yego nyine batangira kumbaza nyine byinshi kugerekeye ngo nuriya mukobwa ngo naramuteye inda ngo kiri muto ngo atujuje imyaka ubwo urumva rero hari abantu bahemuka ubwo rero yarashatse kumfungisha ntabwo urabyumva ndabyumva yarashatse kumfungisha urangije bagushyiramo bakubikamo ariko se muri gereza baraconga se iyo bogoshe baraconga oya ntago baconga kubera ko amaze iminsi ibiri mvuyemo nahise njya muri salo njya gukoresha tushe kugira ngo byibuze agasura kaze kameze fresh. Bankubita agacongo ntubona se? Ega impamvu ngewe ubona batari gushira isunzu. Urabona ngiye mbuka mu muryango ukiza uretse ko nyine umuryango ngiye waturanye ariko ubu ngewe umusitsi wanje ni irende. Nirende niyo mpamvu ari sawa bimeze neza. Ndabona ari irende gahoro mbwira iyi mihanda kone nawe gusitamo wenyene yifashe gute imihanda ndabona ari sawa n'imvura iragwa akazuba karahari ibintu byose ni uruvange ariko nanti gusigaye ni umukomisiyoneri buranga rubanza n'amazi bagira ngo abantu bamenye Latina nkuko babwiye ko ukora n'imisatsi nkuko babwiye yuko wenda uri ikindi CBC cyangwa uri umukristo ariko nyene giye amakuru ushaka kubaza nimba ari ibyanyabyo jewe rero buriya mba nta kintu na kimwe nashobora gukora fa kuba biri bumi birayi by'abana
ubukomisiyoneri ndabukora umva ni benshi cyane namaze kwinjiza mu mazu. Ubwo rero ubugomba nyine kubwira abantu abantu nyine tu bakajya banshaka se banaguhamagara bashyira mu mazu meza ukanababwira nimero yawe ikiganiro cyo ukayipinga ukayishyira hasi kuko iyo utayivuze ntabwo bamenya bagushakira ko YouTube ntajya ibihari. Mba ahantu hose mba mpari kabisa. Nese ubu nk'umuntu ashatse guhamagara yarabuze aho kuba cyangwa wenda ashaka nk'inzu nka chambrette cyangwa wenda nk'inzu nini cyangwa nk'ikibanza cyo nkaho kubaka yakubona gute? Yambona n'ubundi nomero zanjye ziba ziriho, yambona umva njyewe kabisa nicyo kintu ndi gukora muri iyi minsi. Komisiyoneri ndabukomeje ahantu hose, inzu, imisatsi, umva ibintu byose ndahari, n'ubukristo ndahari, umukristo muri make. Yego so rero njyewe nta kibazo uzi ubu ngubu kubera ko meze gutyo ubu ndumva nishimye meze neza, nangira bisatsi yancumuzaga. Wabaye umusore mwiza sibyo? Urabona ko nabaye umusore mwiza cyane. Bahise bananyogosha, bahise bakumyora, babyita kumyora, banyogosha agapara. Urabona atari sawa? Uzajya wogamo umere neza nta bindi bidepasa. Agatwe k'inyoni oya ari agatwe k'inyoni na umutwe w'inyoni. Inyoni se igira umutwe nk'uyu? Igira umutwe mwiza ryiwe. Ntabwo ubonye ko ari akabiyesi ariko wasanga ari akabiyi. Bizaba byiza cyane. Gusa tuzagenda umera n'ubundi wongera ugarukemo neza. Ikintu utarakuraho ni amaherena. Amaherena nayo uzayakureho. Kwambara amaherena si icyaha kuko ni ubusitari. Nsanzwe ndi n'umusitari kwanza. Uri nawe ariko ikindi cya kabiri kwambara amaherena si icyaha ahubwo icyo nayo zigukoresha sibyo aba maherena. Ubu ngubu ndwaye kanseri byaba ari icyaha kubona wambaye amaherena. Yego nawe upfumagura umubiri wanjye nta kibazo. Nishake nzapfumure no ku murondo ntari no ku mukondo. Oya nishake nzapfumure cyangwa nzapfumure hepfo yawe nabyo ntacyo bitwaye. Icya mbere ni uko mba ngomba kwitakata ku mubiri wanjye. Oya nyumvira no ndetse ko abantu bisiramuza nabo bakora icyaha. Ibyo byo kwisiramuza ni ibintu bisanzwe no kujya batandura indwara. Hari indwara nyinshi cyane umuntu ashaka kwandura atasiramuka. Ndetse ushaka kuvuga yuko umuntu w'isilamu atandura sida? Ni 90% kabisa. 98%. Ntabwo abenshi ntabwo bandura. None tubwire unjyanye mu kiganiro nashakaga. None umuntu udasiramuye tubwire ukuntu ushobora kwandura. Akayi wenzana mw'ibyo bintu nyene suri mwarimu se? Oya uri umukristo ahubwo oya ibyo byo rwose bireke kubera ko izo Bible unzanyemo ntabwo ibyo rwose byakora. Ntekereza ko nubwo ndabanza kwivuga kuko hano harimo inyigisho. Ngiye sinyanya kuvuga ibintu bikakaye sibyo, ndabivuga kuko mbanzi neza ko ibyo abantu bikundira sibyo. Itandukano riri hagati y'umuntu usiramuye n'umuntu udasiramuye sibyo. Niyo mpamvu kino kiganiro dushobora kugira bino bintu hagati twari tubivuga ariko dutangira nk'umwana wakibona yabona ari sawa tugitangira sibyo, ariko atumvise bino bintu twemeze uretse ko harimo n'inyigisho kuko n'umubyeyi cyangwa wenda n'umumama w'umupapa unese uri kubyiruka cyangwa ukeneye kubyara ahita avuga ati ubu ngubu hari n'umuntu wabyaye agahungu cyangwa wabyaye agakobwa ufite gahunda agahita akoresha kunsiramuza ndi uruhinja ngiye twaserera uri mama kuko ntago none se arubwo umwana aba yumva ahubwo iyo ukuze. Gusa itandukaniro riri hagati y'umuntu usiramuye n'udasiramuye umva nkubwira ukuntu udasiramuye ashobora kwandura sida byihutirwa cyane. Uruhu rwe ruba rworoshye mo ndani twemeze. Uruhu ruba rworoshye cyane ntabwo ruba rukomeye twemeze. Niyo mpamvu rero bahita bakata ruriya ruhu kugira ngo urundi ruhu rw'imbere rukomere sibyo. Ntabyo nzi aho ngaho njyanye mu yindi si. Noneho umuntu usiramuye nawe kubera ko bino bintu nibyo muzatangiza ikiganiro kugira ngo umuntu azahita anakireba yishaka no kwiyumvira nyine inyigisho zirimo kugira ngo bose bazabashishikarize nyine kujya kubisiramuza abantu batisiramuje. Ubu rero abantu batisiramuje ubu ni ibigwari abari kutwumva ari abantu batisiramuje so baracyabaho kuko umuntu utisiramuje kwandura sida ni nko kuzindabuje kabisa. Ntabwo ushobora guhura n'abakobwa babiri barwaye sida n'ama-infection byose. Ariko noneho umuntu wisiramuje ashobora guhura n'abakobwa 100 utanayandura. Ariko bivuze mu musambane ngo nuko ngo mwisiramuje mwabagabo mu cyangwa mwabasore mwe ngo mugende mu bikorera icyo ya
gerageza niba usiramuye cyangwa niba uturisiramuza ujyeyo, niba unasiramuje nabwo ugende bigendemo neza kuko ubusambanyi ntabwo ari ikintu cyiza. Ubusambanyi ni icyaha kuko n'ubusambanyi nawe n'usiramuye nawe agwa mutezi. Ariko uko byagenda kose ngira ngo baratwumvise wenda. Ariko banze ushaka ko waravuye gereza ukijijwe. Ariko n'ubundi nsanzwe ndi umukristo. Nsanzwe ndi umukristo kuko bagiye nkunda Imana, sibyo? Nkunda Imana. Hajya muri Yohana 3 handitse gutera bakubwira uko Imana yakunze bari mu isi. Muri cyo cyatumye umwana wayo abiki bivugiye nyine suri umukristo keka niba utubeshura mu kristo. Ubundi handitse ngo kireka nkubaze. Byatumye umwana wayo imugira nyine ikinege. Yatisubira ku ishuri pe. Wenda nemera ko kuzura umubyeyi, ariko nimba utazi kuntu handitse kandi yitwa gusoma Bibiliya yakotoye ahangaha. Ngo niba nkotoye nyine nawe uri hano kugira ngo niba nkotoye handitse ngo iki nyine? Handitse muri Yohana 3 urumva? Yego 16 handitse ngo kuko Imana yakunze bari mu isi. Biranoroshe n'umwana wiyambere Imana arabizi. Kuko Imana yakunze bari mu isi n'icyo tubita umwana w'ikirere. None se kugira ngo wizere ntazapfira utarimbuka. Ntazapfira ubingene. Yendi gusoma byanditse ahubwo uri gusoma ibyo yikureye mu mutwe batarimbuka. Ese ubundi se umuntu yavukiye iki? Umuntu yavukiye iki? Umuntu yavukiye iki? Umuntu yavukiye gupfa, yavukiye no kumukiranutsa. Ubwo rero uhitamo ibintu bibiri. Iyo umuntu aje ku isi niwe uhitamo icyo agomba gukora mu gihe ku isi cyo ubwenge. Niba uziba uziba. Niba ujya kwibohereza n'umwana uzaba unigisha n'uwese. Niba ujya gusambana utunze umugabo nyine uzaba uri gucira umugabo, uzaba uri mu byaha, uzaba ari se n'inzira nyine ya Satani nyine y'icyaha. Niba niba uri fiyemeri ukazajya uhengera abana basinziriye kubera umugabo mwatandukanye ugahita mujya gukora kwaje gahunda mu buriri kwaje, sibyo se uzaba no kwigisha abana bawe b'abakobwa nimba ubona nababyaye. Hari abagore bafite izo ngeso cyane barahari benshi. Ndahengera ngo umwana wanjye yasinziriye imite nguruka oya imite namuhamagara ahubwo ku buriri bumwe kandi mwumva ngo ntiwikomange ugire gutya. Bagira inama rero abantu nk'abo ngabo rero niba tikosora yego Imana izabahanisha umuriro w'itanura. Imana izabahana kuko bazaba barimo kwica n'abana babo, sibyo? Bari kubayobya. Barimo kwica vision y'umwana kuko umwana akurikiza ibyo ababyeyi bakoze. Uko nukuri kuko ni wewe uba waramureze. Niba uri igisambo nyene umwana nyine agomba nawe kuba igisambo. Niba uri indaya uri umubyeyi n'umwana agomba kuba indaya. Niba uri umwesiko uri umuteka mwitwe ubwo n'umwana agomba kumuteka mwitwe. Ariko nimba uri umushoferi n'umwana azakora yifuza kugendera mu modoka nawe abyige. Nimba wenda uri umumama wikorera muri salo azaharanira kumenya ibyo muri salo akavuga ati nanjye no perike ngiyi ya Latina nanjye ndifuza kuyambara. So rero yewe nakubeshe ni by'agaciro cyane kuba wongeye kumpa ikaze. Narakubuze shanda babara. Ni by'agaciro cyane kuba wongeye kumpa umwanya nkabwira abanyarwanda nyene uko naramutse. Yego babandi banciriye imanza bakagenda bavuga ngo ubundi wazanahereye sibyo. Nawe nishaka kugira ikintu bambwirira ngo nzapfe nabi ngakenya. Nanjye icyo nababwira abantu bakwifuje ko waherayo nuko nyine babona ko Imana twasenze urabona ko ikugaruye. Aha ni byiza, niyo mpamvu ugomba kugumya ukaguma ku Mana. Buri Imana yaravuga ati umwana wanjye Kayusi ntabwo ngomba kumuheza hehe mu nzu y'imbago, ngomba kumugarura abantu bakongera akabona ko ari gusenga amamiriza. Urumva ko nyine ugomba nyine gushima Imana, urumva ugashima Imana mu mutima wawe ukabwira Imana ko aho yagukoye harano ni habi. Ariko ubabwire ko rwose Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ngiye mva yarakoze kuba nongeye kubona nishimwe nihabwa icyubahiro. Icyubahiro ni icya Data. Bavuga yuko ngo bagiye bavuga ngo n'ubundi ngo n'umutinganyi ngo na bene wacu ngo barabafunze ngo basemu ngo nabaje hadi ngo naye ngo niba muhezeyo ko yafashe ku ngufu se nge nafashe ku ngufu. Ko n'uwo mukobwa yarakubeshye yarakubeshye nanjye narabyumvise nanamuzi. Ubundi iyo bapima amaraso bakareba uretse ko niba bamuhamagara ko ati ngingo nashaka kwitwikira bakamubuza ati ntuzongere uharabika abantu. Nanjye icyo kiganiro narakibonye bari bagiye kumufunga hakugiye bahise bandikura ndigendera. Oya bakure ku Imana nihabwa icyo. Rero hari abantu bakivuga ngo ngiye ngo ndumutinganyi kandi ngiye nabivuyemo bya. Wabivuyemo pe. Ndagira ngo ugire ikintu bambwirira kuko wenda we bakumva. Ngewe ndagira ngo mbabwire ngo Kayusi ubutinganyi yabuvuyemo. Umva namuyoboye mu nzira z'Igisiyoni, asigara umuntu tujyana gusenga,
dore n'imisatsi murabona ko yayikuyeho. Umva Kayisi ni umuntu rwose, Kayisi wundi wa kera muzi ari mu butinganyi, ari gukora amakontenti y'ubutinganyi, ntabwo ibyo ngibyo akibirimo, ahubwo ubu turatumbereye ku Mana. So rero kamubwira Valentina, njyewe nakubeshya, njyewe umuntu njyewe unyanga, yego nanjye mwipfuza kwangwa, kuko ntabwo abazi ukuntu biryana kwangwa, kubera yuko buriya iyo umuntu agusuriye nawe ntumusurire. Ariko se reka nkubwire, oya buretse iyo umuntu agusuriye nawe ntumusurire, abazi ko nta mufuto ugira. Oya gahunda ihari sibyo. Yesu yaravuze ngo mubabarirane, nawe rero bababare kuko amaze kumenya inzira ugomba kunyuramo. Njye ntabwo nshobora kubabarira umwanzi niba kugira ngo none mbere y'Imana ni inama nizampanira icyo, kubera yuko abanzi ifite ni benshi, ni umuyoboro, nta nubwo bagira uko bangana. Ukumva njye ikintu nababwira rero, uraje kunyanga cyangwa kumvuga nabi no kunsebya, mumvuga ibyo mushaka byose sibyo, mumbeho uburo cyangwa wenda mumbeho umuceri cyangwa wenda mumbeho inyama muzarya muhage, siko bimeze se. Pesi na nyasinge ntinyakubabwira iyo nango icyo umuntu abye nicyo asarura. Niba unyanga ubwo nawe uzangwa, niba ushaka kuko mfunga urukino makoso rikahitana nyoko nawe bene wanyu bazafungwa cyangwa nawe ufungwa, siko bimeze. Rero iyi si ni manguhe icyo hayisi nacyo nigo. Ndumva rero gahunda ihari, ubabarire nabo sibo, abo ni satani bakoresha. Rega buriya Kayisi kankubwire, buri umuntu akuvuze akuvuga ikibi n'ukuri bisange mu isahani uri kurya. Ese Valentina ntagucire mu ijambo, ariko si nkubangamiye. Uri umukozi w'Imana kandi ukunda Imana cyane rwose. Akenshi na kenshi abantu benshi iyo duhaye icyubahiro Imana baraduseka. Wamfasha nk'umuntu wahisemo urugendo